wararaye ngo kizihira ababyeyi we wararaye we Ibaba nyindi yogera inkamara aba bakobwa bo mu Rwanda bagucuranze mu nanga darayaze gisamba yisanganiza igisanzwe birasanganizwa n'inka n'ibibondo hakundu kamwe bihogo byiza kundu kamwe shongore baririma kundu kamwe inkesha maze witahira iwacu naho nyakamwa kazarumanganganganganga ish mwiza we rwirungu rwambanda yiza we uturambwira nyiramutemba nshyushyu umutemba agera ku ruhimba nzanira amata nihera abana binywera abakobwa b'iwacu bakunda ikivugo tayiga data we ariko ubu ngubu narakuze ntago nyiri inka ntago nyiri inka cyagiye imvura igiye kugwa iboshye umusore w'intajorwa w'iyobugoro bye ntiyitaba karame abo mu kabari habireba bisumba anje intambara imaze kure umusore w'ingenzi uragahoraho. Yes, inshuti rero bakunzi ba Daily Vibers TV turabasuhuje kwa tumaze iminsi myinshi ariko twari tubafite ku mutima tutavugana ariko uyu munsi nanone twagarutse kugira ngo tubageze ibiganiro byacu bitandukanye ubushize twabagejeho inkuru ishyushye cyane ariko n'uyu munsi tubafitiye umutumirwa muraza guseka ubundi abari hanze y'u Rwanda bameze muti abantu dukunze kwita aba diaspora bimeze bite ko tutababona so reka dutangire ikiganiro cyacu rero uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa turagira ngo atwibwire ni umuntu udasanzwe ukora ibidasanzwe tekereza nyine umuntu wigana ihene reka no mu kanya tumwakire atwibwire atubwire igihe yatangiriye impano yiwe afite idasanzwe mwatwibwira mwitwa bande nitwa Ntwari Alfred ubusanzwe mwari mumbajije muti iyi mpano nayitangiriye hehe mu by'ukuri iyi mpano nayitangiye nkiga muri primaire nkiga mu mashuri abanza kera rero nari mfite umusaza twaga Karawudiyani yakundaga gukama inka ari hanze nyine inka zabaga zubakiye inka zitari mu biraro mbega ziri mu rugo kwa noneho ngakunda kumucara iruhande ari gukama hano nkamwitegereza nkamwumvira nkumva ari kuvuga amahamba. Ubu nawe uzi kuyavuga amahamba uko nabimukuyeho nyine nanjye nyavuga ubu ni ukuvuga ngo ubu muri aka kanya mu minota mike yagiye kutuvugira amahamba rwose bidatinze. Hanyuma uratubwiye ngo wigaga muri primaire mu wuhe mwaka? Natangiye primaire navutse muri 71 ntibishoboka kandi tubona umeze nk'umuntu ukiri umusore. Navutse 71 no kubera ko nanyoye amata. Nibyo rero turagira ngo utubwire wisanzure widagadure kuri mikro zacu za Daily Vibers TV utubwire nyirizina warangije primaire uvuga amahamba ibyivugo bwo ndabyumva ari warabitangiye kera. Uretse nayo mahamba ahubwo iyo muri primaire bamburaga mu mbyino kera babyitaga animation iyo bamburaga ntiryaremaga nari nzi kubyina cyane kubyina muri za animation mbega kubyina uyu mudiho wacu wa Kinyarwanda. Hagati aho ngaho naje kurangiza primaire ariko iyo mpano sinayikurikiranye cyane narangije primaire biba ngombwa ko njya kwiga muri Kongo icyahoze ari Zaire kera ubwo impano igenda isa nk'ikendereyemo gatoya noneho haje kuvuka itorero ribyina Kinyarwanda
aho bitaga hano Ingoba ry'abana b'Abanyarwanda hano i Bukavu. Hajya nanjye kurebera, ngezemo hari abana benshi bajyaga mu Nkotanyi. Hagiyemo umwana umwe mu Nkotanyi, kubera ko nabirebaga kandi mbikunze, bahita ko bavuga ngo umuntu wese ushaka kubyina najya ajya kubyina hariya yitoze. Ninjye wabaye mbega ninjye wabaye uwa mbere mu kwitabira no kumenya vuba vuba kubyina. None rero sasa hagati aho ngaho tukiri aho ngaho ndi kumva byo ni amateka maremare, ariko hari ibindi bintu batubwiye. Uri umwe mu bantu bashobora kwigana inkoko ukuntu iteteza, ugateteza nkayo. Banza dukore mu nganzo twumve, tujye twakomeza ikiganiro. Reka mbiganire mbanze isake kuko niyo ngabo, kuko kazi ndaza kwigana nyuma. Iyo ni isake. Inkokokazi nayo rero ifite nyine iri gushaka isake cyangwa se ikemye. Iri gukokoza nyine ishaka kugira ngo isake ize iyegere mbega. Uzi ko wagira ngo uriyo neza neza. Nuko ndabyumva. Nuko uragiye, uritabiriye, urize, umaze kwiga kubyina, byagenze gute? Icyaje kubaho kitari cyiza nuko twari tugeze mu gihe cya 1994 ubwo jenoside yansanze mu rugo iwacu mu cyahoze ari komine Gisuma, ubu ni umurenge wa Giheke. Ubwo jenoside insanzeyo rero habayeho nyine, reka nce muri makeya, no kuvuga ngo nugu, ariko twahungiye aho bita Nyarushishi. Nyarushishi tugezeyo naho nahagize ubuhanga nyine, impano itangira kuza kugaruka kwa genda igaruka. Dukora itorero ryitwaga Abatuje. Mbere na mbere banza unsuhurize abahoze ari abatuje bashatse bafite ingo zabo, kuko abenshi twaratatanye. Ubu rero ni ukuvuga ngo aho uri hose ku isi, aho bari hose ku isi barimo barakumva, ubu ngubu bakwikirije. Uko ni ukuri. Hagati aho rero na indirimbo twibukiranyaho aho ngaho Nyarushishi ni indirimbo yavuga ngo ngwayi nkiyindi ntari niyicariye iwacu mu museke wa kare cyane, numva igikuba kiracitse ayinkindi ubwo ntangira kwihisha ayinkindi. Ngira ngo barabyumvise, n'imihogo uzi kwigorora kabisa. Ngira ngo barabyumvishe abo twafatikanya kuyiririmba mu gihe cyari cyo nyine cye kigoye. Ndabyumva. Noneho twaje kwirema rero tuba abandi bantu basobanukiwe n'inzira nziza, tuva muri bwa bwihebe. Mw'iryo torero twarabyinaga. Hariho umunyamakuru twaga Kayitera Kaneziyusi, na bintu witwaga Letitia, n'abandi benshi bagiye bamwe bari za Butare, abandi bari Kigali, abandi Kibungo, hari abagiye hanze. Tukabyina tugakina n'amakinamico ajyanye na genocide. Icyo gihe ariko twarabyinaga tukishima tukanezerwa nk'urubyiruko. Twari ukwishimisha mu habaga inkambi nini, kugira ngo abantu batagomeza kwicwa no guheranwa n'agahinda, kugira ngo tugarure bariya bana bakiri batoya, bagarure mu nzira, cyane cyane ko hari imfubyi nyine nyinshi. Ngira ngo wumvise ko hari ababaga muri Sena hariya, abo twarabanaga. Twakoze rero itorero
itorero ryitwaga abatuje. Iryo torero tuza gutaha tuvuye, ariko twagira ngo tuzakire nyakubahwa perezida wa repubulika Kagame, ari umusirikare ukomeye cyane, twumva ko azaza kudusura Nyarushishi, dutegura ibintu bikomeye cyane by'ibirori. Hanyuma baje kuhadukura ataratugeraho, kugira ngo tuve mu nkambi dusubire mu bundi buzima busanzwe. Tugeze hano rero Kamembe, hano mu mujyi wa Kamembe, twifatanije n'imfubyi zari hariya n'abandi bari mu cyaro, tukaduhurira hariya hano mu mujyi wa Kamembe. Ndibuka hariho abaminuwari, ariko inkotanyi nazo zari ziri aho hafi. Tugakorera hariya mu cyumba cyari hariya hano hafi yo hano hagati y'amangazini, abenshi barahazi. Ariko hari akantu k'amatsiko n'ubu nshaka kugira ngo menye. Turimo turabiganira n'ibyo koko ni amateka, byabaye byiza birumvikana. Ariko ndashaka yuko nta karirimbo waba ufite muri telefone tugashyiremo hano, use n'utega amaboko nk'inyambo, turebe kugira ngo n'abadukurikiye babone ko umuntu turi kuganira ibyo turi kuvuga ari ukuri, batagira ngo ni ikiganiro gusa. Njyewe nigeze njya mu marushanwa kugira ngo tuve, ngo badukure muri marushanwa nyine batujonjore. Bavuga ko umuntu ushoboye gukoma amashyi akanabyina agakoma n'ingoma akanaririmba ko ari we uguma muri iyo timu, mbega muri iyo groupe. Byose urabitsinze. Byose narabitsinze, n'ubundi nabikora rero. Nzi kuririmba nanabyina. Bivuze ngo ubu ngubu bagiye kudushyiraho, bagiye kutuzamura kamera, uhagarare ukoma amashyi unaririmba unanabyina. Rwose nanjye ndakwigana. Twagiye. Yego. Wararaye wehe, wararaye wehe, aye yewe wararaye nanone wehe, wararaye wehe, wararaye wehe, aye ngwikizihira ababyeyi wehe, wararaye wehe, wararaye yewe n'urugori no guheka wehe, aye mva ko bavuga mwari mwarabuze ibyamamare, wowe waramamaye, uratega amaboko ukagira ngo niza nka zo mu rukari neza neza. Hagati aho ngaho rero twakomeje twishyira hamwe. Nari kumwe na François atuye ku Kacyangugu, ndamureba, na Theophile Karenzi, na Kayirangu yabaye umusirikari, na Manuel twamwitaga Mangurube, n'abasigaye b'i Kigali, n'abandi bakobwa b'urungano rumwe. Abenshi barashatse, kubera ko benshi bari bamaze gushaka, turongera dukora indi timu. Iyo timu yateguwe n'umudamu witwa Solange araduhamagara, turongera turidagadura, turabyina. Ariko haje kuvukamo ikibazo cya Covid. Tugeze muri Covid, bivuze ngo tugeze mu mwaka wa 2020. Yego. Hanyuma hagati aho ngaho ibintu watangiye kubikora nk'umwuga, nk'ibintu bizagutunga guhera ryari? Nakubwiye ngo tukiva i Nyarushishi nibwo byatangiye kudutunga. Tuvuye mu nkambi nyine aho twari twahungiye nyine i Nyarushishi, ngira ngo ugihumva, ni umusozi mwiza tuwita mutagatifu kubera ko ariho twarokokeye. Birumvikana. Ni ukuvuga ngo niho twatangiriye kubona umusaruro w'ibyo bikorwa. Itorero tugakoresha ibitaramo, tukandikira ubuyobozi bukadusubiza, tugakora ibitaramo, tukabyina, abaturage benshi abanyarwanda bakaza kureba, abakongomani benshi bari batuzi bakaza kureba, tukinjiza amafaranga
tukamenya umwana ko tumuguriye inkoko, ko tumuguriye akambaro, amavuta yo kwisiga n'utundi abakobwa bakenera uratuzi. ubu ngubu ni ukuvuga ngo urubatse? Ubu ndubatse, mfite umugore, mfite n'abana 2. ukaba kandi ubatunze, amafaranga ukesha muri ubuvanganzo bwawe? Rwose mfatikanije n'umudamu wanjye yitwa Uwineza Florence, rwose nta kibazo dufite. Biragaragara rero nakurebye cyane ndakwitegereza. Nabonye umusatsi wawe udasanzwe. Niko ubu inyogosho wahita gute? Amasunzu. Amasunzu ni inyogosho z'abakurambere bacu ba kera mu gihe twari tutaravuka. Ariko nk'amateka icyo tugaragariza, nagiye muri Fespadi yabereye ku Gisenyi, serukiramuco ry'amahoro, yabereye ku Gisenyi. Mbabare sinibuka uwo mwaka, ariko twari kumwe n'abandi benshi bagiye batoranya muri buri, icyo gihe hari prefecture hari, noneho nanjye bantoranyamo. Ubwo twarakinnye tunabyina nyine, ariko bashaka kugira ngo bakine umukino wa Kinyarwanda, basaba abakobwa bifuza gutega amasunzu. Abantu ukajya ubona nyine badashaka gukuraho imisatsi yabo, batumva icyo umuco bisobanuye kwa. Bati abasore se batereka ntitwakuraho kwafe zacu. Ndabyumva, ariko numva ngiye nshobora kugira gute kubikora. Kuva mva muri Fespadi nageze hano muri Rusizi, kwafe nayitwaye ku gipapuro, ndaza nyishyira ku mutwe. Maze kwishyira ku mutwe, naje kujya kwa padiri, hari umuntu nari ngiye gufasha. Ngeze kwa padiri Mucyo w'Imanzi, uyu musaza padiri, umusaza ukuze cyane, arambwira ati babica hunze nkwereke. Yanzaniye igitabo kirimo inyogosho zose z'abanyarwanda ba kera, nk'uko bavuga ngo penke, ngo bogiderieri, amasunzu ya kera, aya Musinga, ay'abagore, ay'abakobwa. Wowe wambaye n'ayande? Aya nyine n'aya Musinga. Wa n'amasunzu ya Musinga. Ni ukuvuga ngo yanyeretse igitabo, anyereka nayo nteze. Wose ubundi kuba ufite aya masunzu ku mutwe bikumara iki mu kazi kawe ukora ka buri munsi? Mu by'ukuri hari ikintu kikunezeza mu kazi kawe ukora, nk'ubuvanganzo, kwambara ingofero ugiye kuvuga inka. Nabonaga bimbangamiye, habona nashyizeho isunzu ryanjye narisokoje neza, nkabona ndi umunyarwanda nyine ujuje ibyangombwa, nkumva biranejeje ku mutima no ku mubiri, ndetse nkabona na public ababireba habona bafite santima yo kwibaza ibyo bintu ni ibiki. Ariko nanjye uranyereka umuntu wakogosha inyogosho, wazanyogosho? Ni umukecuru ukuze cyane, ariko ntabwo akiriho, gusa yarayansigiye. Ubu habaho gusibura gusa, kuyasibura gusa. Yes, nk'uko rero nshuti mukomeje kubyumva, turacyaganira n'umutumirwa wacu. Twababwiye yuko turi Daily Vibers TV, turashaka yuko mudufasha ubundi ibyo dukora bya buri munsi, bikorwa byacu kuri Daily Vibers TV bikagera hirya. Icyo musabwa rero ni ikihe? Ni ugukora subscribe, ushyiraho comment, ndetse no gukora share, ubundi tugakomeza tugatera imbere. Ngiye rero muri kumva nitwa Joy. Hanyuma tugikomeza ikiganiro cyacu, utubwiye buryo umwuga wawe ukora waguteje imbere, ariko hari ikindi kibazo umuntu yakibaza. Ujya uva mu ntara ukajya mu yindi gukora bino bintu nk'akazi? Cyane rwose. Ujya werekeza nkahe? Nerekeje Nyamagabe ku Gikongoro, nerekeje Igitarama ariya mu Ruhango, nerekeza Kigali Kicukiro. Kigali ho ni henshi. Kicukiro centre ndi kumwe na Samusuri, twari twahuye na Samusuri, nawe ari kuvuga inka, uretse ko ubu ngubu nabonye ari kuvuga imisango, ariko nayo ndayizi kuyivuga, nuko wenda ntaramenyekana cyane mu misango, ariko ndayivuga. Umuntu yakibaza uti iyi mpano burya biba byiza y'umuryango ufite impano, ariko none cyaba ari ikibazo iramutse cyendereye, urateganya kwiraga abana uzabyara? Cyane rwose. Umwana wanjye mukuru afite
umukobwa afite imyaka 7 ari mu mwaka wa mbere primaire. Uvuga ngo utuntu twose nkora kwigana utunyamaswa, kubyina, uretse ko abikora rimwe na rimwe nyine mo namuha uburenganzira kubera ko ari kwiga, byamutwara bigatuma atakurikira amasomo. Ariko pe nabonye azankurikiza kimwe n'abandi bana bandi batari abo biwanjye mu rugo. Hariya mu kigo cy'urubyiruko hariya kuri maison de jeunes hari abana kuva ku bana bafite imyaka 8 kuzamura kugeza ndetse no ku bakobwa bakuru n'abahungu bakuru. Dufiteyo club yitwa Umurunga. Ndagira ngo mumenyeshe ko mu batoza abo bana ndimo muri bane ndimo. Gusa nyine ikibazo ni corona yagiye nyine ituma tutabona umwanya wo guhura. Ariko ubundi corona igenjeje makeya, mbega inama ya minisitiri natwe ikatwigaho, ikiga ku kibazo bahanzi muri urwo rwego mbega byo kwidagadura, natwe ikayicishirizamo. Harya basigaye bavuga nk'ikigengo ngo ni imiyaga, ariko ntabwo ari imiyaga, byaterwa n'aho covid igeze. Ariko turabyifuza ko natwe batwigaho kugira ngo natwe iyo mpano dufite itazakendera. Murakoze cyane. Hanyuma twakomeza none tuganira, ariko turagira ngo unatunyurizeho kuri yindi kundi mujya mwivugira inka n'amahamba n'iki. Hari ukuntu mujya mubigenza rwose ukabona ibintu urimo urabikora neza. Muri aka kanya abadukurikiye ushobora kubacishirizaho? Nta kibazo rwose. Twatangira. Nibaba nyindi yogera inka maraba abakobwa bo mu Rwanda bagucuranze mu nanga. Dara yaze gisamba yisanganiza igisandiro, birasanganizwa n'inka n'ibibono. Hakundu kamwe bihogo byiza, kundu kamwe shongore baririma, kundu kamwe inkesha birori. Maze witahiri wacu naho nyakamwa kazarumanganganganganga ish. Mwiza we rwirungu rwambanda yimye kwezi kubenda bintajya gusaza gasarika amabuntu bikamahembe ntizame n'imyugariro. Yanze kunyagirwa mu rutoki ngo itazanyagirwa n'amahinda agahumanya umuhondo. Kirashaka gukamirwa kuna y'abakobwa beza ibateretse amata ibavuganiza mu bisabo kana gatsi. Dore umukobwa we ibero bye bisa n'ibisabo byayicundiye. Mwiza we turambwira nyiramutemba nshyushyu umutemba agera ku ruhimba nzanira amata nihera abana binywera abakobwa biwacu bakunda ikivugo tayiga data we kuri kwimana. Nuko rero najyaga mbikopera nyine kuri navuze yari nka sogokuru. Mbega yari sogokuru yavukanaga na se wa papa, kuko navutse se wa papa yarapfuye. Ariko hagati aho ngakunda no kugira gute no kujya kuragira. Ariko naragiraga inka norotse iwacu nyine kubera gukunda inka cyane. Ibyo rero byangiyemo kubera gukunda inka, nkajya mbatorwa nkajya kuragira. Nkumva rero n'abandi ducyuye inka cyagiye bacyuye inka, nkumva nyine baratangiye nabo batangiye kuzikumira bazikumira gutya ngo zitajya hirya. None bagatangira uwo hagati uw'inyuma uw'imbere bakajya uw'imbere agashoza, uwo hagati akamwikiriza, uw'inyuma akabyukuruza, uw'imbere agashoza. Gutyo numva ari byiza cyane, nanjye nuko byanjemo ibyo kuvuga amahamba y'inka. Gusa ibyo kuvuga kwigana utunyamaswa two mbikomora ku mubyeyi wanjye umbyara mama. Ariko narakantu nkomeje kwibaza, urumva wakunze ambwiye ko amashuri utayarangije byose ko byari bikwiye warangije nka 6 abanza ya primaire. Narangije mu wa 8. Warangije uwa 8. Aha uwa 8. None njya kwiga i Kongo.
nigayo imyaka mikeya ariko naje kugirirwa ubuntu umubyeyi Farije antera inkunga njya kurangiza amashuri narangirije ku Kibuye aho bita kuri Zapani secondary school. Imana ishimwe cyane. Nibyo nari ikibazo nanjye kukubaza hahandi bavugaga ngo kubera yuko hari igihe iyo umuntu yakundaga inka gutyo akaziragira urumva nyine nk'uko bivuze warazikundiraga waragiraga inka zingahe? Ryari ishyo ntago navuga ngo ni inka zingahe. Ishyo ribarizwe ni inka nyinshi. Ni inka nyinshi. Tuvuge nk'urugero nk'inka nka 20 zinarenga zabaga zuzuye urugo. Duse nk'abavuga umubare wenda kugira ngo mbega zirenze 20. Zari zirenze nka 20. Muri zo 20 wibariragamo kuko bavuga yuko iyo uragiye inka 19 nawe buriya 20. Nawe wabaga uri mu cyo gihe? Niko babivugaga ariko kwari gutebya. Kwari gutebya ubundi kubera gukunda inka nyine nakuvuga ngo igitekerezo cyawe cyose cyabaga kiri ku nka. Ariko ubu ngubu narakuze ntago nyiri inka. Ntago nyiri inka. Yes. Nibyo byose navuye no mu bantu bibakwitwa ngo ni injiji kuko nzi gusoma no kwandika. Nzi indimi z'igifaransa, nzi Icyongereza, nzi Igiswahili. N'amashinge mvugaho duke nkarigerere bishimwariya neci narere nshogo n'obuntu ndetse n'ebidoshi ntabwo wanuka mu mashi oga yinshi ndi nakuyumva ayumvire muza ore mwene wiru neci ndi mwene wenyu uri mwene wiru. Hanyuma rero François mutuge yuko Alfred yego mumbabarire Alfred uyu mwuga mu by'ukuri bigaragara ko araho wagukuye aho kugejeje tubwiye yuko utifuza ko wanacika nta kazi kagutunze ka buri munsi nubwo kakumye mu nkokora na covid. Mu by'ukuri turimo turibaza ese nk'abantu bagutumiraga ibirori biri mu gihe ibirori byabaga byemewe cyangwa se n'abandi bateganya kugutumira ubundi basaba iki kugira ngo Alfred umuhagurutse ave mu rugo haza gukorera? Ubundi ikintu bisaba ngewe nyambwira abantu sinjye bashyizeho ibyiciro ni leta y'igihugu yashyizeho ibyiciro by'ubude. Icyiciro urimo ndakubwira ni uzampaya naye niba ari icyambere cyakora icyambere sinakurirwa nkwishyuza nagufasha ujye ubafasha nawe. Icyambere nagufasha ariko icya kabiri cya gatatu cya kane biriya byiciro bivugwa hariya haruguru tugenda nyine twumvikana twamara kumvikana ntakuvunnye nawe utamvunnye twamara kumvikana tugakorana nta kibazo. Ariko ngo ku munsi umwe kuri weekend ushobora gukora n'ibiraka 3 icyarimwe biragora keretse bamwe bari mu bukore mu gitondo abandi bari kore nyuma ya saa sita. Yes, abari hirya no hino rero nanone dukomeje kubasuhuza tubabwira kubashishikariza gukurikirana ibiganiro byacu bya Daily Vibers TV dukorera kuri murandasi ngira ngo ibyo byo ntabwo tubishidikanya. Uyu munsi rero kuko turi kumwe n'umutumirwa wacu yaturirimbiye yigana tumwe mu tunyamaswa n'ibindi byinshi yatubwiye akora bigiye bitandukana binamufasha kwiteza imbere kimwe n'abandi mwese mwifuza mufite impano zidasanzwe mutwegere kuri Daily Vibers TV. Ariko icyo tugusaba no gukora subscribe no gukora comment ndetse no gukora share ubundi ukabuduteye inkunga natwe twagufasha kwamamara. Ariko rero ntabwo ari ahangaha turangirije ikiganiro cyacu turacyari kumwe na Alfred. Uyu mwanya turagira ngo wongere twiganira kandi kanyamaswa kamwe nurangiza hari utundi turirimbo nyagukurikira nangerega hari utundi turirimbo uba wicaye ukaririmbira abageni ukabona abantu bose bavuye mu isi bari barimo bakajya mu yindi ariko turahera kuri ako kantu utwiganira ako kanyamaswa. Akenshi abana batoya aho ntambutse bakunda kunyita inka kubera ko nzi kwabira nyine ngo ndi inka ariko ndabyakira nyine uko bakwise siko uba. Ni akantu gatuma abana bishima bakamererwa neza. Iyo yari inka
n'ihene ariko ihene cyane iri nko ku kiziriko cyagiye imvura igiye kugwa iboshye iyo ni ihene yabyaye ifite nyine abana cyangwa se iri kurisha amatovu hari akandi rero kajya gashimisha abana cyangwa n'abandi bantu muri rusange ko kuriza umwana nyina agahaye ibere nyine buriya karahoze karashishetse nawe na benshi ariko wewe none uraturangije rwose niko uzi ko wagira ngo uragahinja hanyuma rero dusoza tujye kongera duhaguruke udukubitiro ka karirimbo ujye ukubitira mu bageni bakava mu isi imwe bakajya no mu yindi ubundi dusoza ikiganiro cyacu ariko turaza kugisoza utanga nimero zawe kugira ngo abagushaka bazajye baguhamagara yego iyo ndirimbo abantu benshi bakunda ni iy'umuhanzi witwa Rugamba Sipiriyani Rugamba Sipiriyani naramukundaga cyane kuva nkiri mutoya mega atarava mu buzima nigeze mubona Masimbi n'amakombe mwarahuye amaso ku maso gutya naramubonye mbona n'umugabo mwiza none nyuma yaho nza kumva ko atakiriho nahise ko nkurikirana mu gitabo kirimo indirimbo ze kuramo iriya ndirimbo y'umusore ukwiye mbona izamfasha mu kunezeza abagiye kurushinga impanuro yabagiraga nanjye mbifata nko kubwo buryo iravuga ngo ni umusore ukwiye iravuga ngo umusore uruta abandi nuhora n'amarere yehe n'umusore w'ingenzi wizihira abatoya n'abakura akajya bumva yemwe niwumve urugamba agasuma rusanga ngo arurwane ahashya abanza sesa igitero uru Rwanda ruganze umusore mwiza umusore w'intajorwa inuvuga ukuri hose yabavuze n'ijambo akizihira bamwumva ntajya narambirana akubita akabuza ntabangira aramasha umusore uvuga umurimo niwe utsimbura umuruho intara arikira ibyunda ahubwo anyurwa n'ibyo arwana ngo abyungura azazafata abamusumba kuraga ejuru umusore ahora atwaza amenya gutura inyumba yiteze n'ivundi yaba umuhinzi yaba umukozi wo mu biro cyangwa se umucuruzi aha umusore ukwiye nuhorana icyeza ntabwo abi cyangwa ngo avuge ikije yihe ikamba ritamukwiye ibyo avuga byo saba bifitiye imvano ngo uwo nshima umusore mwiza isezerano rye ntiripfa yashyingujwe ibanga ntabwo arisuka hanze ntabwo ajya aseka imbabara ahubwo arayitaba ratiriwe yingingwa yihizanye nguwo buryo w'ingenzi dushima umusore w'intajorwa w'iyobugoro bye ntiyitaba karame abo mu kabari habireba bisumba ahasiza ntajya iwabo yabarushinze agatahiwe bwangu niba atashye ahingutse mu irembo harakubita agatwenge
ati mwiriwe abiwanjye umugore cyangwa abana mu rugo bose baze bamusanga bamusekere cyane ntabwo ahinga umujinya ngo yigire intare yicaye igiti n'isazo sanga urugwiro hose rusendereye ntabwo azatura umunabi mu bana cyangwa se kuwo yashatse ngo uwo musore mwiza rwizihira birindira rwamutagisha narata mu mihigo ho komeza ujya imbere rwego wihihe ngwino ngo mpundekere muhimbe we yawe ngo mwite juru ry'inyange we yawe ngo inkingi inogeye inkiko we yego we ni rweguriro rw'imihigo ntabwo butebwa buzi ntatinya guhinga yewe cyangwa gutema ishyamba n'indi mirimo ikwiye ingehe kandi amenyo rwego ashoboye ntabwo ajya yihija ndayitwa inkobanyamirimo ntabwo ajya amera nka bamwe bererwa mu maga ngo ntabwo ajya avuga intazere imihana rweguriro rw'inganje intambara imaze kure umusore w'ingenzi uragahoraho. Alfred kabisa ibi bintu bigaragaza yuko ufite ubushobozi n'ubushake bwo gukomeza impano yawe kandi biragaragara yuko mu by'ukuri abantu benshi noneho abagucaniraga bagiye kuba benshi kurushaho. Dusoje ikiganiro cyacu ariko turagusaba abagushaka bagushakira hehe kugira ngo nawe basangize kuri iyi impano yawe idasanzwe ufite. Ntuye muri uyu mujyi wa Kamembe, nimero zanjye ni 078 47 97 536. Niyo nimero yanjye ya MTN niyo nkoresha. Murakoze cyane.